Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza kukwicuza kuri wa wundi wakoze icyaha cy'ubusambanyi cyangwa se kwikinisha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nta gushidikanya ko kwikinisha n'ubusambanyi ari ibyaha mu byaha ndengakamere bidakwiye kuranga uwo ari wese mu Bayisilamu, by'umwihariko uyita inyangamugayo. Nta nyangamugayo ikora icyaha nk'icyo ngicyo keretse wa wundi wacitswe hanyuma akihutira kwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naho wa wundi wese ukora icyaha akagisubiramo, uwo si inyangamugayo, uwo ni injiji, kabone n'ubwo yaba yikoreye ubumenyi bw'isi yose. Uwo nguwo nta nubwo azi agaciro ke n'agaciro k'amategeko y'Imana n'agaciro k'ubumuntu, kubera ko iyo abimenya yari kubaha uwo muziro kandi akubaha nicyo yahawe na Allah subhanahu wa ta'ala, ariyo nema y'igitsina cyangwa se n'izindi zikikije zose. Hanyuma iyo icyo cyaha kibayeho, icya mbere nuko ibyo byaha ntago bingana, kabone n'ubwo byose ari ibyaha ndengakamere, ariko ubusambanyi ni icyaha gikabije kurusha ibindi, nabwo bukarushaho kurutanwa bitewe n'uburyo bukozwemo, kuko ubukoze yubatse ntago ari nk'ubukoze atubatse. Ubukoranye n'uwubatse si nk'ubukoranye n'utubatse. Hanyuma ubukoranye n'uwa hafi mu muryango muri babandi aziririjwe gushaka si nk'ubukoranye n'uwa kure. Ubukoranye n'umuturanyi si nk'ubukoranye n'uwa kure. Ibyo byose birarutanwa mu byaha, kandi uko birutanwa ni nako birushaho kugira uburemere imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni nako imigisha y'Imana n'ingabire zayo n'icyubahiro cy'abantu bigenda bigabanyuka bitewe n'ibyo byaha by'ubusambanyi, yewe bagakurwamo n'imigisha n'amafunguro yabo akagabanywa kubera ibyaha by'ubusambanyi. Ukoze icyo cyaha rero abasabwa kwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kandi akicuza ukwicuza kudasubirwaho. Ntago kwicuza ari itegeko ko uyu muntu akubitwa za nkoni zagenewe umusambanyi, keretse iyo afashwe cyangwa se ubusambanyi bwe bukaba buri ku mugaragaro, hanyuma amategeko y'idini aho ari akaba yubahirizwa agendanye nanone n'ibihano byagenwe n'Ubuyisilamu. Naho iyo ari aho ibyo ngibyo bidakorwa, ntago asabwa kubikorerwa, kubera ko kubikorerwa bishobora guteza ingaruka mbi kurushaho ku Bayisilamu. Hanyuma agomba gukora uko ashoboye kose, ushaka kwicuza agakora uko ashoboye kose mu kwihishira, kubera ko aricyo gikomeye cyane kurusha ibindi mu kwicuza. Iyo umuntu yihishiriye, Nyagasani nawe Allah subhanahu wa ta'ala aramuhishira kandi akanamubabarira ku bubasha bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko si ukwihishira gusa, ahubwo kwihishira bigomba kugendana na tauba. Aha mvuge ko babandi bose bagendana n'abasambanya babo mu muhanda, aba ntibihishira, kabone n'ubwo baba batasambanye, kubera ko iki ni icyaha kidakwiye, kandi ni icyaha ndengakamere, kandi ni icyaha kigabanya imigisha, kigakura n'icyubahiro n'igitinyiro mu Bayisilamu. Nanone wa wundi wese ufite telefoni ye upostinga abasambanya be, uyu ntiyihishiriye habe na gato. Na wa wundi wese ubiganira mu bantu, uyu nawe ntiyihishiriye habe na gato, kabone n'ubwo yaba ari ukuganira avuga ngo sindi imanzi cyangwa sindi isugi, cyangwa se nta sugi tugifite cyangwa nta manzi zikibaho. Uyu wese aba ari umunyacyaha kandi wiratana icyaha, akanumva n'ikuzo n'icyubahiro cyo kuba ari umunyabyaha, cyangwa se akagenda avuga ati sinshaka isugi kuko ntariyo, cyangwa sinshaka imanzi kuko ntariyo. Aba bose ni abanyabyaha, ni abanyamwanda, ni abanuka, baba bakwiye gushyirwa kure y'umuryango w'Abayisilamu, bakwiye no gushyirwa kure n'abavandimwe, kugira ngo batanduza na wa mwanda wabo utadukira ukajya mu bandi. Kwihishira rero ni ikintu gikomeye cyane mu kwicuza, by'umwihariko ibi byaha by'umwanda n'ibi byaha bisuzuguritse kandi binasuzuguza umma. Hanyuma uyu nguyu agatera n'intambwe yo kubabazwa n'icyaha yakoze, no kumva ko icyo yakoze yagomeye Imana, kandi yarananiwe gushimira inema yo kuba Nyagasani yamuhaye ubuzima, akamuha n'ubwiza n'igihagararo n'ibindi bitandukanye, hanyuma akabyifashisha yigomeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma iyo amaze kubabazwa n'icyo cyaha yakoze, icyo gihe nibwo afata umwanzuro wo kutazagisubira, hamwe no kuririra Allah subhanahu wa ta'ala, anamutakambira cyane, amusaba ko yamubabarira icyo cyaha kandi akamurinda kuzongera kuwa muri icyo cyaha. Aha no kwiyemeza kutazagisubira harimo guca impamvu zose zishobora gutuma usubira mu cyaha. Niba ari uwo mwakoranye uwo mwanda, ari uri hafi yawe, ugomba kumushyira kure yawe bishoboka, kure harenze naho ushobora gutekereza. Ca umubano nawe, hanagura telefone ye, hindura inzira anyuramo,
hindura niba n'urugi rwe rwarebanaga n'umuryango we ruhindure cyangwa se wimuke, kubera ko icyo urimo guhungana ni idini yawe, kiraruta umutungo cyangwa se agace cyangwa se abo warubanye nabo mu buzima bwa buri munsi. Bityo ugomba guca umubano nawe utamugiriye impuhwe na mba, cyangwa se ngo umujenjekere na gatoya, ngo uvuge ngo nimwanga arababara cyangwa se ararakara cyangwa se ashobora kugira ikibazo, kabone nubwo ikibazo cyamuviramo ingaruka uko zaba zingana kose. Wewe urimo urarinda idini yawe rinayihenze kurusha ibindi, kuko nutabikora kubera Imana uzabikora kubera izindi mpamvu zitari Imana kandi ntuzabishimirwa, cyangwa se nutanabikora weho kubera Imana we azabigukorera kandi ntabikore kubera Imana cyangwa se abikore kubera Imana. Bityo uwo ari wese aba agomba kwihutira kuba ari we wa mbere ufata intambwe, utera intambwe ya mbere mu kwicuza ku Mana, by'umwihariko iyo azi Allah subhanahu wa ta'ala, bityo akajya kure y'ibyo ngibyo. Hanyuma niba yaratunze amafoto ye cyangwa se n'ibindi byose bimwibutsa umubano n'ubuzima bwabo hagati yabo bombi, ubwo buzima bw'ubwangizi n'umwanda bita ngo n'ubw'urukundo, ibyo byose abagomba kubyirukana no kubikura mu nzira ze, kugira ngo atazongera no kubibona Shaytan akabicamo amugarura muri cya cyaha cyangwa se amujyana ku bandi nkawe. Hanyuma nanone kandi akirinda bya bikorwa byose mwegereza uwo mwanda, nko kureba amafoto y'urukozasoni n'ibindi mu mashusho agendanye nabyo, n'ibindi byose mu bitekerezo n'ibiganiro bishobora kumujyana muri icyo cyaha, no guca inshuti kabone nubwo zaba atari iz'abasambanya be, ariko inshuti zishobora kuba intandaro yo kumugeza muri uwo mwanda cyangwa se ziri muri uwo mwanda, izo zose abagomba kuzitandukana nazo. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala niwe wavuze ko abeza bagendana n'abeza, n'ababi bakagendana n'ababi. Abeza bagendana n'abeza kandi nibo bagenewe abeza, n'ababi bagendana n'ababi. Bityo iyo wicujije ku Mana, wa wundi wese wagushyigikiye mu kibi uba ugomba kumuganiriza akicuza ku Mana kuri ko kwicuza, cyangwa se nawe ukamuca, kubera ko nawe aba ari igice mu bice bya Shaytani bikujyana mu cyaha. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadusitira kandi ko yatworohereza kandi ko yadushyira mu magaragu beza. Bityo kwicuza ku Mana si ngombwa ko witangaza, si na ngombwa ko wishyira ahagaragara. Imana yaguhishiriye ubwo wakoraga uwo mwanda, ni nayo nawe ugomba gushimira, hanyuma nawe ukihishira ushimira inema y'Imana kubwo kuguhishira unicuza ku Mana. Wallahu a'lam.